Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu cy'umwaka cya 31 mu byumweru bisanzwe, tariki 11 Ugushyingo 2023, ubwo duhimbaza Mutagatifu Maritini wa Turu. Ngaha amasomo agiye gutwegereza Imana. Isomo rya mbere ry'umugabo Paul Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 16 umurongo wa 3 kugeza kwa 9, uwa 16 wa 22 kugeza kwa 27. Bavandimwe, mutashye Purisika na Akwila, abafasha banjye muri Kristo Yezu. Abo nibo bishyize mu kaga kugira ngo barwane ku buzima bwanjye. Sijye jyenyine ubashimira, ahubwo ni kiliziya zose z'abanyamahanga. Mutashye na kiliziya igiteranira mu rugo rwabo. Mutashye inshuti yanjye Payineto, we muganura Aziya yahaye Kristo. Mutashye Mariya wabavunikiye cyane. Mutashye bene wacu Andirunoki na Yuniya twasangiye umunyururu. Ni intumwa z'ibirangirire kandi babaye aba Kristo mbere yanjye. Mutashye Ampiliyato, inshuti yanjye muri Nyagasani. Muntahirize Urubano, umufasha wanjye muri Kristo, ndetse na Sitaki, inshuti yanjye. Nimuramukanye mu muhoberano mutagatifu. Kiliziya zose za Kristo zirabatashya. Nanjye ndabatashya muri Nyagasani, ngewe Teritiyo wanditse uru rwandiko. Arabatashya Gayiyusi uncumbikiye nge na kiliziya yose. Arabaramutsa Erasto, umubikamari w'umujyi n'umuvandimwe Kwariti. Nihasingizwe Imana yifite ububasha bwo kubakomeza bihuje n'inkuru nziza nabashyikirije namamaza Yezu Kristo, ngurikije ibera ryari ryaracecetswe kuva kera kose, ubu rikaba ryarahishuriwe abanyamahanga bose, rikagaragarira mu byanditswe by'abahanuzi. Nguko Imana ihora yabigennye kugira ngo nabo ibageze ku kwemera bayumvira. Imana nyir'ubuhanga nihabwe ikuzo muri Yezu Kristo, uko ibihe bihora bisimburana iteka, amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 145. Mana yanjye, nzasingiza izina ryawe iteka ryose. Buri munsi nzagusingiza, nogeze izina ryawe iteka ryose. Uhoraho ni igihangange, akaba rwose akwiriye gusingizwa, ubwamamare bwe ntibugereranywa. Kuva mu gisekuru kuva mu kindi bazibukiranye ibyo wakoze, bamamaza ibigwi byawe. Nzajya ndondorera abandi ibitangaza byawe, mvuge ikuzo ryawe ry'urukerereza rijyana n'ubwiza bwawe. Uhoraho ibiremwa byawe byose nibyo bigushima, abayoboke babagusingize, bazarata ikuzo ry'ingoma yawe, batangaza ubushobozi bwawe. Nyagasani Mana yanjye, nzagusingiza iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 16 umurongo wa 9 kugeza kwa 15. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa bati, reka rero mbabwire, ayo matiri y'amafaranga nimwashakisha inshuti, kugira ngo umunsi mwayabuze izo nshuti zizabakire aho muzibera iteka. Udahemuka mu bintu byoroheje ntahemuka no mu bikomeye, nawe uhemuka mu bintu byoroheje ahemuka no mu bikomeye. None se nimuterekana ko muri ndahemuka mu matindi y'amafaranga, nino uzabashinga bifite agaciro k'ukuri? Niba muterekanye ko muri ndahemuka mu bintu bitari ibyanyu, ibibagenewe muzabihabwa nande? Nta mugaragu ushobora gukorera abashebuja babiri, azanga umwe akunda undi, cyangwa azibanda kuri umwe asuzugura undi. Ntimushobora gukorera Imana na bintu. Abafarizayi bikundaga amafaranga bumvise ibyo byose baramukwena. Yezu arababwira ati, mukunda kwigira intungane mu maso y'abantu, ariko Imana izi imitima yanyu. Koko icyo abantu baha agaciro nicyo kiba kigayitse mu maso y'Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Koko icyo abantu baha agaciro nicyo kiba kigayitse mu maso y'Imana. Inshuti z'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uze guhava wakize. Nyagasani arifuza kugukiza, akugirire neza, bitume ari we uhora ushakashaka kandi umushakashaki buri munsi. Amasomo kintu byacu yaduteguriye uyu munsi araryoshye cyane, ubwo tujye kuzirikana ku ngingo yitwa uburyo wakoresha amafaranga. Umuhanga ni uvuga ati, l'argent est un bon maître mais un mauvais serviteur. Ngo amafaranga wayakoresheje neza mu buryo bwiza yakwigisha, akakugirira neza, akakubakira. Ariko akakantu umubyeyi,
iyo wayakoresheje nabi arakogogoza, akugira nabi, aragucakaza, ukaba umucakara w'amafaranga. Umunsi umwe ngo umushoferi ngo yagiye ku rugendo, ngo yari ari kumwe n'izindi modoka bari mu rugendo. Ubwo umushoferi ngo akaba yari ari imbere mu kayira ibisikana ryari rigoranye. Nuko umushoferi ngo aza kugira atya atakaza igiceri ngo cyari kiri mu mufuka we. Ajya wumva igiceri cyaguye hasi. Nuko aparika imodoka ajya gushakashaka cya giceri ya mafaranga. Ubwo izindi nazo ziri inyuma kandi harimo zakererewe. Arashakisha igihe kirekire atarakibona. Izindi modoka zumiye aho ngaho. Uzi ko baje guhaguruka ari uko cya giceri kibonye. Aha, babyeyi ngo nta jana ryanga murindi. Ushobora ko ufite ibifaranga, ufite n'imodoka, ariko ka gaceri ugakomeza ugenda ugashakisha. Ibi gatwerekeza uburyo nshobora ngahagarikira ubuzima abandi, ngata igihe ndi gushakashaka ibintu, ariko abantu n'abazitiye. Hagati aho hari abagiye kwa muganga nazitiye, inzira nayifunze, nafungiye abandi amayira kubera amafaranga ndi gushakashaka. Kubera amafaranga uri gushakashaka cya giceri cyaheze. Ngo nta jana ryanga murindi. Ntabwo ari abafarisayo gusa bakundaga amafaranga, ahubwo natwe turayakunda. Ariko se byakumarira iki niba utunze amamiliyari n'amamiliyari ariko utazi kubana neza n'abandi, ariko utazi Imana, ariko udaheruka umuryango wa kiliziya, ariko udasenga? Kuba utunze ibintu byinshi ariko bitari mu Imana, ujye ushyiramo ikimenyetso cya bingana 0. Mfite amamodoka bingana 0 igihe nta Mana irimo. Mfite amazu menshi cyane bingana 0 igihe nta Mana irimo. Mfite amafaranga ibyaguye, amakonti aruzuye bingana 0 igihe nta Mana irimo. Igihe cyose amafaranga yadahawe umugisha mubyeyi, ujye uvuga uti ni 0. Guhaga umugisha nuko unyura mu kiliziya, ukajya usenga, ukajya ushakashaka Imana, bityo ibyo wabonye byose ubivane ku Mana. Kuko ikintu cyose uzabona kidaturutse ku Mana n'ubundi kizagenda kitiro gituruka ku Mana. Ikintu cyose aho cyavuye gisubira yuko cyaje. Ikintu cyose wabonye ku buryo bubi n'ubundi gisubira ku bundi buryo bubi bitewe nyine nuko cyaje. Uburyo wakoresha amafaranga. Iyaba amafaranga yanjye nayakoreshaga nshakisha abantu aho gushakisha ibintu, abantu bangeza ku buntu bw'Imana. Nyuma yo kumva ubwoko bw'amafaranga, nawe uze kureba ubwo ufite muri bwo, ndetse n'ubundi nawe wakwiyongereraho. Ni ikintu cyose nyine gikubuza gushakashaka Imana. Ngiki kigirwamana ni ikintu ukunda utaburira umwanya, ariko ntiwongere kwibuka Imana, ukibagirwa Imana. Ese iwawe ufite ikihe kigirwamana kikwibagiza Imana? Uko wakoresha neza amafaranga. Mu isomo rya mbere twumvise ubwoko bw'amafaranga: ineza, gushimira, action de grâce. Bigaragara ukuntu Paulo mutagatifu yakoresheje amafaranga neza, agakoresha igihe yogeze inkuru nziza, ashakishamwe inshuti, ashakishamwe abahamya b'inkuru nziza, ashakishamwe abogeza butumwa. Turumva urutonde rwinshi cyane yarondoye rw'abantu bagomba gutashya, untahirize. Bigaragara ko yakoze impande n'impande, amafaranga akashakishamwe inshuti. None koko zaramugobotse, zigoboka kiliziya, bakora ibikorwa by'urukundo. Ngiyo ishene tutagomba guca. Abantu bakorera kiliziya ntibakabure umuryango w'abana b'Imana. Uburyo bwiza bwo gushimira Imana. Imana yaduhaye ibyiza, ugashimira Imana yaguhaye abavandimwe. Iyo ufite abantu niyo baguhereza n'ibintu rega. Nawe undi iyo yihaye gushakashaka ibintu, ubura ba bantu ukabona n'ubuntu bw'Imana. N'umurimbyi wa Zaburi naratwereka ubukire nyakuri no gushakashaka Imana, no gusingiza Imana. Buri munsi nzagusingiza, buri munsi nkaberwa no gushakashaka Imana, nkaberwa no gusingiza Imana. Ngubu ubukungu nyakuri. Yezu mu Ivanjiri arunga mu rya Paulo uyu munsi gufata ibyo dufite tukabishakisha inshuti n'abavandimwe. Ayo matindi Yezu aranayatuka, kuko igihe cyose twayakoresheje nabi turi gushakashaka ibintu gusa, bya bintu by'iraha ry'isi, aho ngaho nyine twabuze Imana, byarangiye. Rero ni ngombwa kuyashakisha inshuti, kuyakoresha mu bintu byiza, kuyakoresha mu buryo bwiza, kuyakoresha kwitanga dufasha abandi, turamira abandi, kuyakoresha turamira abandi aho kubamira, kuyakoresha dutabara abandi aho kubataba, kuyakoresha turera abandi aho kubaroga. Kuko ifite nyine abantu baguha ibintu bikaza kurangira ubonye ubuntu bw'Imana. Abantu benshi twagiye twiruka ku bintu tukibagirwa ubuntu bw'Imana.
none ibyacu byabaye nk'aho ari imbwa zabibyiniyemo. Urakora ariko ntiwunguke. Kubera iki? Bitewe nyine n'uwo mukorana, bitewe na bosi wawe. Ese bosi wawe uramuzi? Yezu ati ntawe ukorera bashebuja babiri. Nawe uze kureba niba utajya ukorana na sekibi, niba amafaranga yawe ufite ubu ngubu niba nta sekibi arimo. Ese ibintu ufite wabivanye ku Mana? Ese ibyo utunze ni Imana biguhaye, cyangwa warabyibye, warasahuye, wakoranye na sekibi, none ibyawe birangiye biri gusandara? Kubera iki? Wagiye ukorana na sekibi. Ukorera bashebuja babiri. Ntawe ukorera bashebuja babiri. Uzanga umwe ukunda undi. Ese ukorera sekibi cyangwa ukorera Kristo? Ibaze nanjye nibaze. Uyu munsi Yezu araturarikira kwegukira Imana yonyine, ntitube bakirumira habiri. Bakirumira habiri. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo yarebye bagenzi be uburyo bamaze gutera imbere, abo babyirukanye, abo biganye, akajya areba agasanga ariwe mukene ukirimo. Yareba akabona niwe mukristo n'ubundi arasenga ariko ntatera imbere. Babandi badasenga akayabona rero bamutanze imbere. Babandi batikoze umuryango wa kiliziya akayabona rero bakize kumurusha. No kwamugaba gahinda gakamwica. Yajya gusenga ariko agahora yujuta ati reko Mana ucyari njye usenga, ariko bariya badasenga akabiro bakira. Nawe iki kibazo ushobora kujya ukibaza. Kuki njye ujya mu kiliziya ari njye uhura n'ibibazo byinshi cyane, njye ubukene buranyibasiye, ibyago, uburwayi n'ibindi bibazo byinshi cyane, ariko uriya utazi no gukora ikimenyetso cy'umusaraba niwe ukize, niwe ufite ibifaranga. Nuko wa mugabo nawe agira ikibazo nk'icyo ngicyo nawe wajya nanjye nagira, kubona ari njye usenga ariko bariya twiganye, bariya barandusha, bariya twagendanye bose bameze neza kundusha. Wa mugabo arivovota. Umunsi umwe rero aza kwegera umwe mu bagendanaga mu nshuti ze, amubaza ibanga ajya koraho kugira ngo nyine nawe n'amafaranga. Nuko wa mugabo aramubwira ati umva, uzaza umunsi umwe nijoro nkubwira ahantu nyakura amafaranga. Wa mugabo ngo umunsi umwe nyine aragenda, mugenzi we aramwereka, wamujyana kwa shitani, niho ngo bakuraga amafaranga. Ngo wa mugabo ageze kwa shitani aramurekura nyine, amuhereza shitani ati genda muganire n'uriya mugabo ari buze kukubwira uburyo uzabona amafaranga. Baragenda baganira. Nuko ngo shitani aramubwira ati umva rero, niba ushaka amafaranga nzayaguha, ndafite menshi cyane. Buri munsi uzajya guha amadolari 1000 ugomba gukoresha, ariko ukayakoresha wose akarangira uwo munsi, ntuzagire ubika. Nuko buri munsi ukaza n'ubundi nkaguhereza andi, buri munsi uko warangije ukaza nkaguhereza andi. Rero amadolari 1000 uzajya ujya mu ikabare, usengerera abantu bose uruzi mu ikabare, ubasengerere, bityo amafaranga nashira ugaruke ufata ugenda uzenguruka amakabare yose usengerera abantu. Nuko wa mugabo atangira imirimo yo gukora ku mafaranga. Ubwo shitani ngo muhuruho rw'amafaranga, amadolari 1000, aragenda atangira ubutumwa, ajya mu makaka agenda azenguruka yose. Umunsi ugashira ko yarangije, undi munsi agasubirayo. None ngo bibaye igihe kirekire nk'icyo kwezi, banza arategereje ko shitani none azamuhemba uruho rw'amafaranga akomeye cyane. Wa mugabo agiye kubona, abona ntacyo shitani aramuhemba, ntacyo ari kumubwira. No kwa mugabo aratekereza, arebye ubukene buri mu rugo rwe, arebye inzara iri mu rugo rwe, kandi ntama gukora amafaranga, ntama gukora kurogo amafaranga, za miliyoni na miliyoni zicicikaniwe buri munsi mu mufuka we. Wa mugabo arareba yibaza icyo yazakuramo. Yareba umusaza navugaga shitani akabona ntacyo ari kwibwira kugira ngo azamuhembe. Uruho rw'amafaranga yari yiteze ntarubone. Nuko rero yigira amayeri no gutangira kujya yizigamira yo kugavura, maze aratangira ko arakora n'ubundi agasaruza y'amadolari 1000, ariko muri amadolari 1000 agashyira nka 500 ku ruhande, andi 500 akaba yagiye gusengeramo abantu, yarangiye n'ubundi akajya kwa shitani kureba yandi. Ayashyize ku ruhande akajya yizigamira, akajya kugura nk'inka nko mu giturage wabo, akagenda agura mw'inka. Uko afashe amafaranga agura mw'inka, uko afashe amafaranga akagoramo kabiri, akagura inka akajya kuyibitsa uyimuragirira, ubundi yayandi nayo agakora umurimo wa shitani nko babimubwiye. Igihe kiba kirekire, uko avuye kwa shitani yizigamira inka ku ruhande, agashakisha n'uwayibitsa, yirinda no kuzibikira mu rugo iwe kugira ngo shitani atazabimenya. Nuko shitani nawe arishima ko ubutumwa buri gukorwa neza. Wa mugabo narishima ko ubutumwa buri gukorwa neza. Wa mugabo abonye amaze kugwiza amatungo menshi cyane, inka nyinshi,
ubanza buri rugo yaragiye arubitse inka. Nuko aravuga ati umva uyu murimo reka nkusezerere nzongere ndebe ko nakwibuka kujya gusenga, dore ko shitani ntacyo yanampembye. Igihe kiragera wa mugabo ahagarika wa murimo kuko yari yizeye ibyo yungutse bikomeye cyane, ibyo yagiye yizigamira, inka yagiye yazigama. Ubwo wa mwuga abawuretsa cyo, noneho ngo aratangiye gusenga. Yagira ikibazo akirukira kuba yari yaragije inka kugira ngo akemuremo ibibazo. Nuko aratangira, yagera ku rugo rwa mbere yaragije inka, yajya kureba agasanga ngo inka yarapfuye. No ku rugo rwa kabiri ati inka yarapfuye. Urwa gatatu uzi ko ya nka yapfuye, ya nka yarapfuye, ukivanga yahise kwipfa. Wa mugabo ahantu hose za nka yari yarazibitse akajya asanga zarapfuye. Zose ubanza ziri ishyo asanga zose zarapfuye. Wa mugabo neza yibaza ibimubayeho, areba hirya areba hino, yibaza uko zasubira kwa shitani, niba yaragiye kumusaba imbabazi, niba zamushyira za nka, niba zagaruka ku mirimo gukiraka. Wa mugabo arazogobera, yibaza ibimubayeho, inzara ni yose mu rugo rwe, ibibazo ni byinshi cyane mu rugo rwe, bikamuteka imwaro kuzongera kugaruka muri kiliziya kugira ngo ajye gusenga kuko yari amaze igihe kirekire atongera gukandagira muri kiliziya. Isoni n'ikimwaro ni byinshi cyane, yahuye n'ibibazo byinshi cyane. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nguko abantu benshi tujya twiba, bikazajyana n'igihe twiba shitani, kugavura shitani, kugavura sekibi. Aha, ibintu byose uzabona bitari mu Imana uzashyiraho ikimenyetso cyabingana 0, bingana ubusa, birapfuye. Uzajya gusanga za nka zose warundanyije, zose zageze zite, zarapfuye, zarahombye, kuko bitewe n'ahantu zavuye. Aho hantu zavuye mubyeyi, ahantu zavuye niba ari habi n'ubundi zizarangira koko nawe zigupfiriye ubusa. Niba warafashe ubusa bingana nyine n'ubusa, uzasarura ubusa. Niba warahinze ubusa uzasarura ubusa. Uwahinze ibitotsi asarura ingonera. Nguko abantu benshi twagiye tubikira kwa sekibi, none umuvumo wagiye wiyongera ku wundi. Ngaho nawe mbwira, wowe uzi ko umuntu ajya kwa shitani, nawe koko uri kugenda umubaza ngo harya bigenda bite? Akamvuga ya muhanga igira iti mbwira uwo mugererana ndakubwira uwo uri we. Nugenda n'abantu bajya kwa shitani, nawe nyine uzabukorana na shitani. Nugendana n'abantu bakize kubera ko bavanye kwa shitani, nawe ubwo birumvikana ubukire bwawe buzabugwa kwa shitani. Kandi ubukire bwa shitani uzashyiramo ikimenyetso cyabingana 0. N'ubundi uzabona byinshi, ubibona byinshi, wubaka ama etage, ugira ibifaranga byinshi cyane, ariko uko ubikozeho nariko n'ubundi bizayoyoka. Kuko bya shitani biba ari byinshi, ariko byaje ari byinshi nanone bigenda byize, nanone bigenda ku buryo bwinshi, uburyo bw'agatangaza. Nanone bigenda uko byaje. Uyu mugabo ukorana na sekibi atwerekeze natwe uburyo njye nirata ndi umukristo wa Yezu ndasenga, ariko ukaza guhindukira n'ubundi akaba ari uterekera, ukaza guhindukira n'uri uri kuraguza, ni uri kujya kwa sekibi, ni uri kujya mu bapfumu. Kandi uri umukristo, nguriya yaransize we, iyi ndwara we irandembeje we, uriya yarantaye we, uriya twariganye we, none aransize. Ukajya gushakira mu bapfumu, uriya yaransize, uriya yakize kundusha. Byose ukabivunja mu bapfumu. Ukaba uri umukristo ushengerera, ariko ku nijoro ukanyarukira mu ndaro. Ngaye amafaranga mubyeyi, ngiye imikoreshereze y'amafaranga yacu, wasanga nyamvange indaro n'ingoro y'Imana, kandi ibyo nkabikora neza abantu bakashima we. Icya kabiri twazirikana kuri uyu mugabo nuko ujya witonda amafaranga yose wavanye mu buraya, wavanye mu busambanyi, wavanye mu businzi, wavanye mu bugambanyi, ujya ushyiramo ikimenyetso cyabingana 0, kuko anga nta nicyo azakumarira, ni umwaka mubi n'ubundi ntacyo amaze. Na sekibi nyine, none sekibi yagufasha te? Kandi nawe atariho azakubeshya, ariko bizarangira ubone ko nyine ari sekinyoma, ni sekibi, ni shitani. Icya gatatu, uze gukora umugandi wawe, urebe ibintu byose wavanze na sekibi, umutungo wavanze na sekibi. Wasanga inzu yawe mwarateranyije na sekibi, kandi byaba wasanga imodoka yawe warateranyije na sekibi, bitewe n'ibyo yikoreramo bibi, bitewe n'uko yanavuriramo. Wasanga amafaranga ufite kuri konte harimo ya sekibi, yandi wakuye mu bugambanyi, yandi wakuye mu busambanyi, yandi wakuye mu busambo guhuguza. Ayo sagize ngo sa sekibi, n'ubundi uzasanga amere nka yanka yapfuye, kandi warize imitungo myinshi cyane, warizigamiye bikomeye cyane. Wakoreye sekibi, none uragira ngo bigende bite? Uze kureba inkutunze, amatungo ufite, uze kureba n'umugore ufite, niba utaramuvanye kwa sekibi, cyangwa umugabo ufite, cyangwa yewe n'umwana ufite, uko amuvanye ku mupfumu, mu guterekera n'ibindi byinshi cyane.
uze gukora icyo bita purification, kwisukura, gukora umukwabu wo kwirukana ibintu bya sekibi byose biri iwawe. Ese nta kintu uteranyije na sekibi kikaba kiri gushaka kuguteranya muri no minsi koko n'Imana? Niki cyabuze ku Mana koko? Gusangira na Yezu, kwambika Yezu, gufungurira Yezu, gucumbikira Yezu, gusangira na Yezu, gutaramana na Yezu, gukorana na Yezu, ntacyo zabura kuko Yezu afite byose. Gukorera Imana nta gihombo kirimo, ubikore neza wirebere nawe. Reka dusoreze ku rugero rwiza rwa Mutagatifu Martin wa Tours, wizigamiye ku Mana ubwo batubwira ko yari umusirikare. Nuko igihe kimwe kiza kugera ngo aza guhura n'umukene ngo wambaye ibishwangi, aza kumugirira impuhwe, afata igishura cye ngo agitaburamo kabiri, igice kimwe agihereza wa mukene. Nuko ngo ageze imbere y'abagenzi be ngo baramuseka, ngo nuko nijoro aryamye ngo Yezu amubonekera yambaye cya gishura yari yahaye wa mukene. Ngo nuko Yezu amubwira ijambo rikomeye mubyeyi rigira riti, umenye ko icyo ukoreye umukene aba ari nge uba ugikoreye. Amen, amen, amen. Martin Mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Ibintu ni byinshi bitamije